Bitterness healthy. Ubuzima bwawe hagaciro kawe. Muraho neza nshuti, mbanje kubashimira byimazeyo mwese mwakomeje kuba abanyamuryango b'iyi chaîne cyangwa se b'iyi channel. Ngira ngo mbabwire ko hashize igihe kitari gitoya, hashize igihe kinini tutabagezaho video nshya kuri iyi chaîne. Gusinzira neza, imitozo ngororamubiri buri munsi. Ndabizi ko benshi muri mwe iyi YouTube channel cyangwa se iyi chaîne mwayimenyereye cyangwa se muyizi ku izina rya Vivo Adventures Tours, aho twabasangizaga ibiganiro n'amashusho ajyanye n'ubukerarugendo, gusura ahantu hatandukanye no kumenya ibyiza by'ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Ubuzima bwiza butangirira ku mahitamo meza, twige twese tumenye byinshi, dufate ingamba zo kwirinda. Ubumenyi ni imbaraga, ubuzima ni impano. Mbere na mbere ndabashimira urukundo mwatweretse muri urwo rugendo twagiranye. Inkunga yanyu niyo yatumye iyi YouTube channel cyangwa se iyi chaîne igera ku rwego iriho uyu munsi. Mu buzima hari igihe umuntu akura akagira ibitekerezo bishya n'icyerekezo gishya. Nyuma yo gutekereza igihe kirekire rero no kumva neza icyo nifuza kubasangiza cyangwa se icyo nifuza gusangiza abakunzi ba YouTube channel yanjye cyangwa se yanyu, nafashe umwanzuro wo guha iyi chaîne cyangwa se iyi YouTube intego n'ubuzima bushya. Hanyuma rero niba wadukurikiranaga kuri Vivo Adventures Tours kubera ubukerarugendo, ndifuza kugushimira by'umwihariko, nizera ko uzaba amahirwe yo gukomezanya nawe muri urugendo rushya, kuko ndizera ko ibiganiro tuzajya tuganira bizagira umumaro kuri twese, yaba ngewe yaba wowe ndetse n'abandi bazaza bashya, cyane ko twiteguye kuzagira akamaro kanini ku muryango mugari wa Vita Nest Health. Ubuzima bw'umugore ni ingenzi, ubuzima bw'umuryango burabushingiraho. Twiteho uyu munsi, ejo hazaza habe heza. Akaba ariyo mpamvu rero kuri uyu munsi, kuri saha, twabateguriye iyi video cyangwa se iki kiganiro kugira ngo turusheho kubasobanurira no kugira ngo mutagira ikibazo cyo kubona hari ibyahindutse. YouTube rero tukaba twahisemo kwita Vita Nest Health. Vita Nest Health izaba ari ahantu tuzahurira tuganirira ku buzima busanzwe bwa buri munsi, ibiganiro bidufasha kubaho neza no kubaka imiryango ikomeye kandi ifite ubuzima bwiza. Ndaje mu kanya nyuma y'ako karirimbo mbagezeho bimwe mu byo tuzajya tuganirira. Bitterness healthy. Ubuzima bwawe hagaciro kawe. Kurya neza, gusinzira neza, imitozo ngororamubiri buri munsi. Amazi yahagije, umutima utuje. Ubuzima bwiza butangirira ku mahitamo meza, twige
muhanzi arakoze cyane aho agira ati hamwe na Vitanest Health dusangire ubuzima bwiza, cyane ko ubuzima ari impano buri wese afite yo kuba akiriho. Tuzaganira rero ku ngingo zitandukanye, aho tuzaganira uburyo bwo kubaka umuryango utekanye kandi wishimye. Tuzaganira kandi ku nama zigenewe abagore, abagabo n'ababyeyi mu muryango mugari, mbese nicyo twabyita nk'umuryango mugari. Tuzaganira kandi ku burere bw'abana n'uruhare rw'ababyeyi. Tuganire ndetse no ku buzima bwo mu mutwe, nuko twahangana n'agahinda, stress n'ibindi bibazo duhura nabyo. Tuzakomeza tuganira ku mibanire myiza hagati y'abashakanye, inshuti ndetse n'abandi bantu muri rusange. Tuzagira ibiganiro byibanda cyane ku myitwarire n'ingeso zidufasha gutera imbere mu buzima bwa buri munsi. Intego yacu ntabwo ari uguca imanza cyangwa se kuvuga ko hari umuntu utunganye, no, ntabwo aricyo tuzaba tugambiriye, ahubwo ni ugusangiza ubumenyi, ubunararibonye n'ibitekerezo bishobora gufasha umuntu umwe cyangwa benshi kugira ubuzima bwiza kurushaho. Hano hari aho tuzajya tugerageza kubatumirira bamwe mu nzobere mu kintu runaka, kandi namwe twizera ko muzajya mudusangiza bimwe mu bitekerezo byanyu, bityo tugajya dutegura ikiganiro cyangwa se dutegura bitewe n'ibyo abakunzi bacu bagiye badusaba. Kwirinda ubumenyi n'imbaraga, ubuzima n'impano. Vitanest Health, turi kumwe nawe mu rugendo rwo kubaho neza. Inama zizewe ku buzima n'ubuzima bw'umugore witabwaho, kwimenya, kwisuzumisha no kwitaho n'inzangwa iganisha ku buzima bwiza. Niba kandi uri mushya kuri iyi YouTube channel, ndakwakiriye neza. Twese hamwe tuzubaka umuryango w'abantu bakunda kwiga, kuganira, yewe ndetse no gufashanya kugira ngo tugire ubuzima bwiza mu gihe kizaza. Mu minsi iri imbere rero muzabona ibiganiro bishya buri gihe ku buryo buhoraho, byateguwe neza kandi bifite intego yo kubaka no gukomeza ubuzima bwiza mu muryango ndetse no muri sosiyete muri rusange. Ukwezi k'umugore, gutwita no kuboneza urubyaro, twige tubaze dusobanukirwe. Hanyuma rero nkaba ngushishikariza ko niba wifuza kuzajya ubona ibyo biganiro nta na kimwe kigucitse, ko wakora aka kanya subscribe niba utarayikora, ariko wayikoze mubwira ko duhari kubera we, noneho ukande n'akazogera ka notification kugira ngo utazacikwa na video izajya ishyirwa kuri iyi YouTube channel. Ubuzima bw'umugore ni ingenzi, ubuzima bw'umuryango burabushingiraho. Twiteho uyu munsi, ejo hazaza habe heza. Ndagushimira ko warebye iyi video kugeza ku musozo. Mwese tubahaye ikaze rero mu muryango mugari, umuryango wa Vitanest Health, aho twese twubakira ubuzima bwiza, umuryango mwiza n'ejo hazaza. Murakoze cyane, tuzishima guhurira mu bindi biganiro muri video zikurikira. Ngaho rero mugire ibihe byiza, kandi muhaye umuronke. Njye mwabanye nitwa Yves. Ejo hazaza habe heza. Vitanest Health, Virtual DJ.